mbese urukundo rwagiye he? Mbese ubucuti bwagiye he? Mbese umutima mwiza abantu bagiraga kuva kera, mbese kwitanaho abantu bagiraga kuva kera byagiye he? Ese isi yagenze gute kugira ngo umuntu wese arebe inyungu ze? Nguhaye ikaze Vincent Talk. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze wowe dukunda, wowe wakoze subscribe kuri Vincent Talk. Imana iguhe umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Uri inshuti nziza kuko ubana natwe umunsi ku wundi, ndetse uri inshuti yacu nziza nanone cyane kubera ko wakanze subscribe, ndetse nanone ukaba inshuti yacu nziza kubera ko ufata umwanya wawe ukadutega amatwi. Nguhaye ikaze rero muri iki kiganiro kigufi tugiye kugirana, aho tugiye kurebera hamwe ubushuti aho bwagiye. Ese kubera iki abantu babaye nyamwigendaho? Kubera iki abantu bikunda? Ese ni generation tugezemo, ni isi tugezemo, ni isi igoye tugezemo? Ese byagenze gute? Se bimeze bite? Umuntu rero kugira ngo ubone umuntu mu b'inshuti za nyazo ni ibintu biba bigoye cyane, ni ibintu biba birenze ukwemera. Kugira ngo uzagire inshuti mu marene iminsi ibiri mutaravugana, muzongere muvugane ku munsi wa gatatu, biba bigoye cyane. Akenshi rero ubunshuti muri iki gihe bugezweho usanga ari ukubana mubarana, umwe akubara undi akubara, umwe akubara undi akubara. Ibi ngibi kubera iki byaje mu bantu? Kubera iki abantu bahoze kubera iki abantu bahindutse? Kubera iki nta muntu ugikunda undi wizati na condition, nta kintu na kimwe agendeyeho? Ngo umuntu akubera inshuti umubone cyagiye utabanje kumuhamagara. Kubera iki umuntu mu bishuti aho kugira ngo mu bishuti za nyazo mukaba inshuti hari byo gukeneyeho, hari byo gushakaho? Ibaze kugira ngo ube inshuti n'umuntu ariko mubane nkaho hari ideni umufitiye ugomba kumwishyura. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Kuba inshuti n'umuntu, umuntu bikaba byitwa ko muri inshuti, ariko ukaba umeze nkaho hari ibyo umugomba kumuha kugira ngo mukomeze mubane ubwo bucuti bwanyu. Igihe utamuhaye bimwe umugomba, bikarangira bwa bucuti bwawe nawe burangiye cyangwa se busenyutse. Just ntabwo ari wa muntu mushobora kuba inshuti igihe wababaye akube hafi, igihe wumva ushaka kugira uwo muganire, igihe wumva utameze neza mu mutwe, ukaba ukeneye umuntu watuma umera neza, ukaba mwaganira mukamera neza. Abantu nk'abo ngabo ntabwo bakiriho, abantu nk'abo ngabo ntabwo bakiboneka. Umuntu muganira kuko hari ibyo gushakaho, umuntu muganira kuko hari target agufiteho mu buzima bwe. Hari ikintu gisetsa mu nshuti tubana nazo za buri munsi. Ibaze kugira ngo inshuti, umuntu muri inshuti of course ibyiza bye aba ari ibyiza byawe. Burya iyo ufite inshuti yawe ikagira achievement nziza igeraho, nawe biragushimisha kuko of course ni inshuti yawe. Ntabwo inshuti z'ubu ngubu zishimira itsinze y'undi, ntabwo inshuti z'ubu ngubu zishimira ko inshuti yawe yatera imbere. Ubucuti bwagiye hehe? Nicyo kibazo umuntu yakakwiye kuba yibazaho. Intere nawe nicyo kibazo umuntu yagakwiye kuba yibazaho. Kugeza na n'ubu ngubu ntabwo tuzi ahantu ubucuti bwagiye. Kubera iki ibi ngibi bibaho? Kubera iki isi imeze gutya? Kubera isi dutwara gutya? Ibaze kubana n'umuntu muri inshuti, ariko nyuma ugasanga ya nshuti yawe hari ibyo gushakaho, hari ibyo iri kugutagatingaho, hari ibyo ikwifuza kukubonaho. Kubera iki abantu bagiye bashinduka? Kubera iki ubucuti bwagiye bukonjera? Kubera iki ubana n'inshuti yawe iri kugutagatinga ivuga ati runaka turi inshuti, ariko hari ibyo ngiye kumukuraho, runaka hari ibyo azama, hari ibyo azankorera? Abantu nk'abo ngabo ubucuti nk'ubwo ngubwo nibwo bugezweho cyane cyane. Birababaza ndetse bikanaba akajagari cyane, aho usanga umuntu mu b'inshuti, ibaze ko uri inshuti n'umuntu yagira anniversaire akakwishyuza kumutwerera. Ibaze icyo kintu uri kucyumva. Ibaze kuba inshuti n'umuntu ariko yaba afite umunsi mukuru, of course umunsi mukuru urabizi ko ufite kuko ni inshuti yawe of course, ariko ibaze akakwishyuza nkaho hari ideni yaguhaye, nkaho hari ideni umurimo. Ngo se ngo bizagenda gute? Ngo se ngo bimeze bite? Ngo gira gutya.
kandi muri inshuti of course urabizi ko uri inshuti, nyamara ntabwo azi ubuzima ubayemo, we ari kureba ku nyungu ze gusa, ari kuvuga ati kubera ko ngeze muri ibi kandi nkaba ngufite urama ibi ngibi, akicara hasi agakora bije y'inshuti ze, na buri nshuti amafaranga izajya imuhereza mu gihe yakoresheje ibirori runaka, uwe ubwe akifatana nubwo ategereza ngo umugenere bimwe ashaka kumugenera, ahubwo kubera ko mubana hari ibyo agushakaho ndetse hari n'ibyo akeneye kumukorera, aza kukwishyuza nk'aho umurimo ideni. Ubwo nibwo bucuti busigaye bugezweho. Ibaze kugira ngo umuntu akwishyuze ikintu atigeze aguha, ntabwo azi ubuzima ubayemo. Of course wenda muri inshuti kuko muvugana kuri telefone, wenda mushobora kuba muri long distance, muri long distance, ariko ugasanga muravugana of course bwakeye bimeze bite, nyine ni wa muntu kuba hafi, ariko yakenera wenda gukoresha ubukwe runaka, se yagira akarori runaka. Murabona ko ubu ngubu hajya hazaho ibirori byinshi cyane udafite n'ibisobanuro, udafite n'ubusobanuro watanga, akakwishyuza nk'aho hari ideni umurimo please. Akakwishyuza nk'aho hari ideni umurimo. Aho ngaho niho ibintu bisigaye bigeze. Nyamara burya ntabwo azi ko kubana n'umuntu hari ibyo uba wigomye kugira ngo umuntu mubane, ndetse nawe hari ibyo aba yigomye kugira ngo umuntu mubane. Kubera iki umeze nk'aho kubana n'umuntu ari imwe yakugiriye? Oya, hari ibyo wigomwa nawe hari ibyo yigomwa. Ubushuti bwa nyabwo ntabwo buguhatira gukora ikintu udashaka gukora. Kuba inshuti n'umuntu bisaba kumwunderstanding kugira ngo mube inshuti nzima, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Rekera kuba inshuti n'umuntu ufite ibyo umushakaho, kubera ko ntabwo uzegera ubona inshuti mu buzima bwawe. Uzagera aho bigucange, ugere aho bikurenge, kubera ko ntabwo uzigera na rimwe ubona inshuti mu buzima bwawe ushaka gukorera ibyo wifuza cyangwa se ibyo ushaka. Iki ni igice cya mbere, nzabategura ikindi gice cya kabiri mbabwira ubushuti, icyiza cyabwo, ndetse no kubana neza n'inshuti kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza.